Akarere ka Gicumbi ngo umwana yaraye arongoye nyina, ubwo papa we yari amaze kujya ku kazi, umwana yasigaye ari kuzuza inshingano za papa we. Ibaze tu ukajya hejuru ya nyoko ukajya ngo umumama we yumvishe akaburo kari gatoya atangira kuvuga ati wa mwana we mva hejuru, igitsina cya so ntabwo kingana gutyo. Ayiwe se ko umwana yirongoye nyina, ubu koko ibi bintu akoze nibyo? Reka mbareke mwiyumvire. Byagenze gute? Urabona jewe rwose pe ndara ukunguku ndi niko ndara, nuriya mugabo arabizi. Ubwo rero uburyo yaje kuzamura, nawe ibaze 5:30 z'ijoro umuntu abasinziriye, ntiwamenya ngo hari icyo muri buhure. Ubwo jewe nagiye kumva gusa, urabona abagore bo mu cyaro ntitugira imyenda twambaramo imbere ngo igihe cyose ube wambaye uraranye. Ubwo rero uburyo yabizamuyemo n'uburyo yakuyeho iyo kuvurora indaramo ntacyo mbiziho. Ubwo rero gusa namwumvise andiho, ngo birangira yasunitse rimwe, numva reka da, ndavuga ati ibi ngibi ntago nk'ijambo ntibi bintu uri mu nkuru. Mbega nahise menya ko ari uwo mwana turi kumwe mu nzu, kuko nari mbasiganye na se, mpita nibaza ko se nyine yagiye mu kazi. Ubwo rero byarangiye tugundaguranye ku buriri, aranankubita, dore ndimo ndakira ibikomere. Ubundi ndasohoka njya hanze, nibwo nahise njya kuri uriya mugabo bagiyeho, yewe gacami ntindarigushije, uzi ko ndongowe n'umwana nabyaye. Yajya kuryama ahasigara umwana na se muntu za muri saro. Ubwo rero ntiyamenye igihe se yagendeye, yagiye kumva ku buriri, yumva umwana muri hejuru. Ise yari yagiye he? Ku kazi kwironda. Agira ngo ni umwana, nako agira ngo ni se uje gutera akabariro. Yagakorakora umupira yumva sise. Ubwo rero nibwo yahise amwishitura, amukubita hasi, ava ku gitanda agwa hasi. Byakora ko yumva sise umugabo bari kumwe. Nyine yari amaze kuyishyiramo ngo yumva ngo ntingana n'iya se. Noneho rero ahita ayivumburamo, noneho amukubita hasi.